Bavandimwe, kuri uyu munsi mukuru urugo rutagatifu rw'i Nazareti, inama y'abepiskopi ishinzwe umuryango, iyogezabutumwa ry'umuryango yafatanyije gutegura inyigisho dusangiye twese uyu munsi muri Kiliziya maparuwasi yose mu Rwanda. Insanganyamatsiko umuryango urinzwe kandi uyoborwa n'Imana. Bakristu bavandimwe, basaserdoti biyeguriye Imana, bifurije gukomeza kugira Noheli nziza. Jambo w'Imana waje kubana natwe naganze mu miryango yose y'isi, ihore imukesha ubuzima nyakuri. Niba uhoraho atari we gubatse inzu, ba nyir'ukuyubaka baba bagorekera ubusa. Niba uhoraho atari we urinze umujyi, abanyezamu bawo baba bagokera ubusa. Zaburi 127 umurongo wa mbere. Aya magambo y'umuririmbyi wa Zaburi ni mucyo tuherekeze ku muryango kuri iki cyumweru duhimbazaho urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Uyu munsi mukuru duhimbaza uratwibutsa ko Imana mu mugambi wayo yashatse kubana n'abantu no kubakiza ihereye ku muryango. Yezu Kristu, jambo w'Imana wigize umuntu ngo abane natwe, yavukiye kandi akurira mu muryango. Yarawutagatifuje. Kuba mu rugo rutagatifu rw'i Nazareti ariho havutse umukiza w'isi, tubibonamo ikimenyetso cy'uko Imana yashatse ko umuryango w'igicumbi cy'umugambi wo gukiza bene muntu. Umuryango niyo mizero yacu. Tumurikiwe n'amasomo matagatifu tumaze kumva, ni mucyo tuzirikane uburyo Imana no muri ibi bihe bya none turimo ishaka ko umuryango ukomeza kuba ko ku gicumbi cy'ibyiza byose. Abahamagariwe gushinga urugo nibasubire ku isoko y'umuhamagaro wabo. Imana niyo yahanze ugushyingirirwa gutagatifu nk'uko igitabo cy'intangiriro kibitwereka mu mutwe wa 2 umurongo wa 24, kandi ubwayo ishyiramo n'amategeko agenga ugushyingirwa. Ishingiro ry'iryo sakaramentu riri muri kamere y'Imana mu butatu butagatifu. Imana rukundo nishyira urukundo rwayo mu bo ihamagarira gushinga urugo, kandi igakomeza kubabeshaho muri urwo rukundo. Mu gihe umukobwa n'umuhungu bahana isakaramentu, bahabwa Roho Mutagatifu basendereza urukundo, nk'uko bivugwa mu isengesho ryo gushyingirwa rigira riti: Nyagasani, manurira kuri aba bageni inema za Roho Mutagatifu, kugira ngo kubw'urukundo rwawe rwasakajwe mu mitima yabo bahore ari indahemuka ku isezerano bagiranye. Roho Mutagatifu abageni bahabwa arabatagatifuza, akabasendereza inema zihariye kugira ngo bahamye urukundo rw'Imana mu kubaho kwabo basangira ubuzima. Inema zihariye z'isakaramentu ryo gushyingirwa zisukura urukundo rwabo kandi zikarutagatifuza. Muri ibi bihe umuryango
uhanganye n'ibyonnyi bitagira ingano, iyo urebye neza usanga byinshi muri ibyo bibazo bishingiye ku gufata ugushyingirwa nk'umubano usanzwe w'umugabo n'umugore ugengwa n'imitekerereze y'abantu aho kugengwa n'uwayihanze. Nyakwigendera Papa Francisco yakosoraga iyo myumvire isenya umuryango agira ati, isakaramentu ryo gushyingirwa ntabwo ari ikintu cyumvikanyweho n'abantu ku giti cyabo, si umuhango utagira aho ushingiye cyangwa ikimenyetso gisanzwe cy'isezerano kigaragara inyuma. Isakaramentu ni impano igenewe gutagatifuza abashakanye no kubageza ku mukiro, kuko igihe umwe yiyeguriye undi baba bashushanya mu by'ukuri muri icyo kimenyetso cy'isakaramentu isano ihuza Yezu na Kiliziya ye. Mu ibaruwa ya gitumwa Amoris Laetitia ibyishimo by'urukundo nomero ya 72. Mu muhamagaro wabo abashakanye bibuka iteka ko biyeguriye Imana, ko bahamagariwe kwitagatifuza bafatanya urunana, ngo bahore iteka baharanira kuba ikimenyetso cy'ubukwe bwa ntama na Kiliziya ye, nk'uko byahishuwe umutwe wa 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 ubitubwira. Kristo ubwe ni ukomeza kubana nabo kugira ngo mu bwitange bwabo umwe ku wundi bashobore gukundana mu budahemuka buhoraho, nk'uko nawe yakunze Kiliziya akayitangira. Baruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 25. Urugero rw'urugo rutagatifu nk'uko tubibwirwa n'ivanjiri, abaje kuyoboka umwami wavukiye i Betelehemu bamusanze mu muryango hamwe na nyina Mariya n'umubyeyi we Yosefu. Urugo rw'i Nazareti rwa Yezu, Mariya na Yosefu ni urugero Imana yatanze ngo ifashe abashakanye n'abana babyara kubona neza uko bakwiye kubaho mu rugo mu buryo bunyuze Imana. Yosefu mutagatifu, umugabo w'intungane, ni urugero abagabo bose bakwiye gukurikira, gukunda umugore we, kumvira Imana no kuyishyira mu mwanya w'ibanze, kuba intajorwa mu migenzo myiza. Ivanjiri twumvise yatubwiye uburyo Yosefu yabaye umurinzi udahemuka wa Yosefu na Mariya, wa Yezu na Mariya. Abagore bose bakwiye kubona muri Mariya urugero rwo kumvira Imana no gukora iteka ugushaka kwayo, kugira isuku y'umutima, ubwitonzi butajorwa, impuhwe za kibyeyi zituma bitangira abana babo. Yezu umwana wabo n'Imana yabo niwe bombi barebaga, niwe bahuriyeho, niwe watumaga imibereho yabo igira igisobanuro. Yezu nubwo yari Imana ariko mu buto bwe yahoraga yumvira ababyeyi. Abana bamubonemo urugero rwiza rwo kumvira ababyeyi babo, nkawe nabo bakomeze gukura mu bwenge n'igihagararo banyuze Imana n'abantu. Nyagasani yavukiye mu muryango ngo awuvugurure.
imiryango y'abashakanye dukunda ku rugero rw'urutagatifu rw'i Nazareti, ingo zanyu zihamagariwe kwakira Yezu Kristo ngo azivukiremo, maze ko ku rugero rwanyu rube kiliziya yo mu rugo n'igicumbi cy'imigenzo myiza. Mwebwe bavandimwe, Imana yahamagariye gushinga urugo, kandi namwe mukakira iryo jwi ryayo. Hari ibyo tubifuriza kandi tubasabira ku Mana yabahuje. Mbere na mbere nimuhorane ibyishimo mu rugo rwanyu. Igitabo cy'intangiriro kitubwira uko Uhoraho amaze guha umugabo umugore bakwiranye, ngo umugabo yariyamiriye arishima ati, noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye. Intangiriro umutwe wa 2:23. Isakaramentu ryo gushyingirwa rigamije umunezero w'abarihana, risendereza ibyishimo abarihanye. Buri wese nabere mugenzi w'ingabire imutera kwishima. Abana ni imbuto y'urukundo babyeyi bakundana, bityo nibabera ababyeyi babo impamvu y'ibyishimo. Cya kabiri, nimuharanire iteka ubutungane. Twahamagariwe twese ubutungane. Muzabe intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane. Matayo umutwe wa 4:48. Isezerano abashakanye bagirana turyita ugushyingirwa gutagatifu, bishatse kuvuga ko rishingiye ku Mana iyo nyir'ubutagatifu, kandi rikaba rigamije no gutagatifuza abarihanye, kubera ko baba barabaye umwe. Buri wese atagatifuza mugenzi we. Nibyo intumwa Paulo atubwira ati, umugabo utemera atagatifuzwa n'umugore we, kimwe n'uko umugore utemera atagatifuzwa n'umugabo we. Baruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorinti, umutwe wa 7:14. Nimuharanire rwose kwitagatifuza mufatanye urunana. Cya gatatu, murangwe n'urukundo rudahitana n'ibihe. Abashakanye basezerana gukundana no gufatanya muri byose, umwe akunda mugenzi we nk'umubiri we bwite. Nanone igitabo cy'intangiriro umutwe wa 2:23. Bavandimwe rero, mwahamagariwe gushinga urugo. Nimuhore mwibuka ko urukundo mugirana ari rwo njeshi ituma muhora mwunze ubumwe. Buri wese yihatire gukunda mugenzi we nk'igufwa ryo mu magufwa ye, nk'umubiri wo mu mubiri we. Papa Mutagatifu Paulo wa gatandatu mu rwandiko rwe yise Humane Vitae, ubuzima bw'umuntu, asobanura uko urukundo rw'abashakanye rugomba kuba rumeze. Ni urukundo rwuzuye ubumuntu, rutuma abashakanye basabana ku mubiri no ku mutima, rukaba ubucuti butuma bahora basangira byose, buri wese yitangira undi. Urwo rukundo kandi ruzirana n'ubuhemu, kandi ntirugire igihe rurangirira. Isomo rya kabiri ryatwibukije imigenzo myiza ari ikwiye kuranga imibereho yanyu: impuhwe, ubugiraneza, ubwiyoroshye, ubwiyumanganye, ituze, ukwihangana, amahoro, ubworoherane n'urukundo. Icya kane, ntimuzatuzuke ku burere
bw'abana mwabyaye. Urugo rwa gikristu niryo shuri ry'ibanze abana bigiramo imigenzo myiza yose. Muri ibi bihe dufite abana benshi bavutswa amahirwe y'uburere bwiza bw'ababyeyi. Babyeyi mwihatire kurangiza izo nshingano zo kurera abana banyu, mubatoze indangagaciro za kimuntu n'iz'ubukristo. Bana namwe nimwihatire kumvira ababyeyi banyu, nk'uko igitabo cya mwene Siraki twumvise kibitubwira. Bana nimwumvira ababyeyi banyu muri byose, kuko uyihimbaza se azaramba, kandi uwumvira uhoraho azahumuriza nyina. Icya gatandatu, urugero rwanyu rurangwe n'isengesho. Isengesho ryo mu rugo rihuza abana n'ababyeyi babo. Niryo shuri rya mbere ryo kwiga gusenga. Babyeyi mu burere mugomba guha abana banyu, ntimukwiye gutinya kubera abana banyu abakateshiste b'ibanze. Nibyo Mutagatifu Yohani Paul wa kabiri yise katesheze yo mu rugo, ubwigishwa bwo mu rugo. Mu baruwa ya gitumwa Familiaris Consortio nomero ya 52. Imana soko y'imigisha yose ibasendereza ibyishimo mu ngo zanyu, y'ubwayo ikomeze ibe umurinzi n'umuyobozi w'imiryango yose. Bikorewe Cyangugu kwa 23 Kuboza. Musenyeri Edouard Sinayobye umwepiskopi wa Cyangugu, ari nawe muyobozi wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe umuryango. Ugira umunsi mwiza.